ubwo tutabivugaho ariko turakennye. Urubyiruko rw'u Rwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana w'umujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? On my mom mfiteho truas 100-200 ibiceri 300. Do you know the type of phone I'm using? Icyo kintu mu cyumve neza no kuvuga ngo mu bihumbi 500 umwana usoje segonderi, umwana usoje senior 6, ku muntu usoje university utarabona akazi, kuri wa muntu ukeneye kuzishyura amafaranga y'inguzanyo ya leta yamuhaye mu gihe yari ari kwiga ategereje kwihangira umurimo, agize amahirwe abonye ibihumbi 500. Mu bihumbi 500 tubwizanyije ukuri na business nimwe irimo urubyiruko rushobora kuvuga ngo rurashora hano mu Rwanda. No kuvuga ngo urajya kwandikisha umushinga wawe, inzu yonyine kubona location iraguhenda, kwishyura ipatante, kwishyura fagitire za IBM, ibijyanye n'umuriro, isuku n'umutekano n'iki naho kuba n'ibyo ugomba kujya no kwishyura abakozi, uhita usanga mu bihumbi 500 y'amafaranga yabaye makeya. So ikintu uzakora niki? Uzafata bya bihumbi 500 ugenda uguremo telefone ifata video neza, kubera ko maybe nagufite ubushobozi bwo kuba wagura kamera ya miliyoni cyangwa se ya miliyoni 2 cyangwa se kuzamura bitewe n'ubushobozi. Hano rero ikintu uzakora, uzagenda ugure telefone ifata video neza kugira ngo byibuze ubu mu content creator wo kuri YouTube ujye wifashisha video zawe, wenda ujye wifashisha telefone yawe ukora video za vlog, urebe ko byibuza muri bya bihumbi 100 bakureho 60 by'umusoro, kubera ko ntago igihugu cyacu kiri monetize. Ntabwo nshigikiye abazunguzayi, ariko bayobozi dukunda ribu ba ministri inzego z'umutekano mwigisha abanyero n'ukuntu bafata abagore. Basa abazunguzayi babagabo bo nimushaka mujye munabakubita mu bace n'imigongo. Tekereza uriya muzunguzayi kazi ari kwirukanka umunyero ndamwirukaho akikubita hasi ubwonko bugasandara agapfa. Uriya mwana kazakora bamubwira ngo umunyerondo yirutse kuri mama wawe aguhetse arapfa. Wa munyendo ni waba warapfuye, uriya mwana yazagenda akakuzura akongera akakwica bya nyabyo. Yes, ndagushimiye weho wakoze subscribe kuri Defia Empire. Nkubwire ni uri umuntu wa danje usobanuye ibintu byinshi mu buzima bwa Defia Empire. Nkubwire ni kindi Defia nkaba Impera wi Empire, abanzi banyita umwana w'ibwami dudahinduka nka table periodique. Tuwahanuwe na Yohana ari mu kirwa Patemo, iminara yose yo mu mujyi wa Kigali, iminara yose iri Bujumbura mu Burundi, iminara yose iri mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, ikaba ari ko connect yerekeza kuri Defia Empire. We back to another video with street vibes. Today we are Saturday. Reka nkwifurize isabato nziza ku badive bose. Nkubwire ni isabato nziza, kandi ku batari abadive nkomeza kubifuriza weekend nziza. Nkomeza kubabwira mukomeze muryoherwe na weekend. Nkubwire ni rero ushaka kwiga imodoka, Teacher Shop arabigufashamo. Nomero ze ni 0780707333 uramuhamagara akagufasha kubijyanye no kuba wabona perime, ubwo bijyanye no kwiga amategeko y'umuhanda ndetse no kukwigisha imodoka muri rusange. Street vibes ni content aho ngewe ngenda ngaruka kubiri kuvugwa hirya no hino kuri iyi mihanda, ibiri kuvugwa hirya no hino kuri social media, kuri Instagram, kuri Twitter, kuri TikTok, kuri YouTube, Snapchat, hose kabisa ngenda makubera by'umwihariko ibiba biri kuvugwa ariko bigufitiye akamaro, by'umwihariko we huba wibereye mu mirimo yawe ya buri munsi nubona umwanya wo kuba wajya kuri social media mu makuru ari kuvugwa hirya no hino. Nta kindi kiri gutrending uretse kuba Bruce Melody itaha iwacu kuri ubu ngubu ari kubarizwa mu gihugu cya Kenya, aho yagiye gukora tour media, aho yagiye kuganira n'abanyamakuru bagiye batandukanye hirya no hino kuri ubu ngubu. Akaba ari mu gihugu cya Kenya, ni mu gihe yagiye gukora promotion y'indirimbo yitwa Pom Pom afitanye na Diamond Platinum. Ni mu gihe kandi mukeba we ubwo ni The Ben nawe ufitanye indirimbo yitwa Why na Diamond Platinum, imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 27. Reka twizere ko rero uru ruzinduko rwa Bruce Melody ndetse na timu ye
mu kuganira n'itangazamakuru ryo hanze y'igihugu cy'u Rwanda bishobora kuzatanga umusaruro kuri iyi ndirimbo ya Pom Pom. Burya ngo nyiri umupfu niwe ufata hanuka, niyo mpamvu Bruce Melody ari we uri kugaragaza uruhare runini cyane mu gukora promotion y'indirimbo afitanye na Diamond Platinum, mu gihe Diamond Platinum we akomeje kugenda akora izindi collabo, ndetse n'inyuma y'uko Diamond Platinum kuri ubu ngubu kuri channel ye yavuze ko cyase yatangaje ko atazongera gupostingaho collabo keretse collabo y'umustar uri hejuru nka ba Jose Derulo, ba Irasta cyangwa se ba Chris Brown n'abandi bari hejuru nyine by'umwihariko bari nyine bafite umuziki wa danje nk'aba Davido n'abandi ba Asake n'abandi, mbese abantu nk'abo ngabo bagiye bari hejuru. Ariko uyu muhanzi umaze kuba mpuzamahanga Diamond Platinum, Bruce Melody n'umwana wo kuba like indirimbo nka Pom Pom itajya kuri platform ya Diamond Platinum. Reka rero twizere ko biri buze kugenda fresh. Ni mu gihe kandi Bruce Melody yahagurutse i Kigali mu ijoro ryo kuwa kane ahashyira saa 5 nibwo yavuye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe yerekeza mu gihugu cya Kenya. Ibiri kuvugwa kuri social media byo ni byinshi, ngenda nkushakiramo ibintu nyine byakugira akamaro, biri ingenzi cyane kugira ngo nawe kabisa bigende bigufasha weho utabona uko ukoresha nyine social media kubera buri mu kazi kawe ka buri munsi. Urubyiruko rw'u Rwanda rurakomeza rugaragaza ko rubangamiwe no kuba social media dukoresha zitari monetize. Ni nyuma yuko TikTok idahemba, Instagram nuko, Snapchat yo ni kure, Facebook nuko, Twitter nuko, by'umwihariko byagera ku muyoboro wa YouTube akaba ari igerageza kuba hari amafaranga cyangwa se hari nk'ishimwe, nabyita nk'ishimwe ihereza abayuza bayo. Ariko ku mu YouTuber w'umunyarwanda kugira ngo abone monetization biba bisaba ko yapurayinga mu kindi gihugu, niba wenda ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba ari Ubufaransa, niba bise bira bihugu byose byateye imbere bifite overpopulation bitanga monetization. Bityo rero iyo umukozi cyangwa se ukoresha YouTube agiye gufata amafaranga yakoreye, ubusanga we afata 1/3 cy'amafaranga yinjiye. Byumvikane ko niba wenda yarakoreye 100,000 mu gihe runaka, mu gihe we agiye gufata salary ye, umushahara we afata nk'ibihumbi 30 mu bihumbi 100, urumva 1/3 niyo afata, ibindi bikitwa ko byagiye byasorewe nyine icyo gihugu yamonetirijemo cyangwa se yafatiyemo monetization. So tugaheraho tuvuga ngo ababishinzwe cyangwa se abareberera inyungu za internet muri rusange, ubwo ndagenda ndakomantinga cyangwa se ndameshoninga bariya bagenzura ngo kuri YouTube cyangwa se kuri Instagram cyangwa se kuri TikTok cyangwa se kuri Facebook hakorewe ibi byaha runaka, uyu yavuze uyamusubiza ibitari ngombwa. So turashaka ko abareba ibyo cyangwa se abari kugenzura ibyo cyane mutugenzurira cyane ko dufite internet yihuta. Turabishimira ubuyobozi, dufite internet igezweho kuri ubu 5G iri gukora neza cyane mu Rwanda. So turashaka ko rero iyo internet dufite, turashaka ko ayo mahirwe dufite bijyanye na security, bijyanye n'umutekano wacu w'igihugu, bijyanye n'iterambere ry'u Rwanda, izi social media dukoresha kugira ngo natwe ziduhereza amafaranga, noneho deni tujya no gusora dusoreye mu gihugu cyacu. So nkagaruka kuri video mboneraho no gusubiza Dumba. Ni video Dumba yaraye adropinze nimugoroba ku muyoboro we wa Instagram, aho yararimo asubiza ku mwana w'umukobwa wavuze ko urubyiruko mu by'ukuri dukennye, ariko just it seems like turishoboye, ariko wajya mu bigaragara ugasanga turakennye. Wenda iyi video ishobora kunkoraho, ariko ndagira ngo tumeshoninga ukuri, mbo sinigize inzobere, like nta n'uruhande ndiho, nta n'umuntu nje kuvugira,
nta n'umuntu nje kuvuganira, just like nje kubivuga nko ku giti cyanjye as the fear, nje kubivuga nk'urubyiruko rw'u Rwanda, nje kubivuga nk'umwana wavukiye mu Rwanda, nkaba ndinze ngana gutya nyiri mu Rwanda. So nararibonye mfite na experience mfite, ariko ndagira ngo mvuge kukuri mbijyanisha na video imeze gutya. Ubwo tutabivugaho ariko turakennye. Urubyiruko rw'u Rwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana mu mujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? On my momo mfiteho truwas 100, ibiceri 300. Do you know the type of phone I'm using? But I'm hella broke. This is a thing government is critical addressing more, because we are broke, but they don't see it. We are guys, turachenye ntimukatubone dusa neza. We are broke and cooked and everything bad. Urubyiruko rw'u Rwanda turachenye. Mami was nimba ndamutse mbaye umukire nabiryaho, of course ndamutse mbaye umukire and famous mustar nabiryaho, nahindura my click, ntabwo nazakomeza kugendana namwe ngo ba Kevin ngo ba Katie ngo bande. No, I'll switch up nkagenda abana b'abakire bitwa ba Hannington, bitwa ba Mary, bize New Vision na Blue Lakes, biga ALU, you know, like ntabwo nakomeza kugendana namwe mwiga Mount Kenya. No, ndamutse mbaye umukire, I'll change this phone, I'll buy 17. Nkajya nkacinga ama flights ndi kubereka guys, come with me, you know. Of course natangira kuvuga French, I'll be like donc mais no, je ne sais pas. So ndamutse mbaye umukire nabiryaho, nabiryaho cyaro ngo Fiona nguriye ngo tujye mu marange. No. Okay, no kuvuga ngo ngewe kuri iyi point yo kuba urubyiruko rw'u Rwanda dukennye ndayijyanisha n'iyi video. So navuze ni wenda iyi video ishobora kunkoraho, ariko like ndashaka kuvuga ukuri. Kera nka za 2010, 2013, 2009, 2007 kumanuka muri iyo myaka ndetse no kuzamuka wenda nurenga 2014 hafi aho ngaho, wabaga ushobora gucuruza ikarito mu mujyi wa Kigali. Ya karito wacuruje ikakuvana ahantu hamwe ikakugeza ahantu hendi, ahantu nyine ahantu heza. Like dufite ingero nziza z'abantu bahereye ku ikarito. N'ikarito aracuruzamo iki? Aracuruzamo bombo, aracuruzamo spadip, aracuruzamo papier mouchoir, aracuruzamo like itabi, aracuruzamo bya bintu biri soft, ahereye kuri small capital. Ariko kuri ubu ngubu dufite sample z'abantu bahereye aho ngaho bakaba bariteje imbere. Tuzi nk'ubuhamya bwa Sina Gerard, aha kubwira ati nahereye ku majya ngana gutya ndakora mba umuntu uri hejuru. So tugendeye kuri ibyo, urubyiruko rw'icyo gihe 2006, 2007, 2008 kuzamuka, bafataga ubucuruzi bwabo buciriritse bagahera kuri small amount, bakaba babubyaza umusaruro bakiteza imbere. No kuvuga ngo arakora iki? Arafata iyo karito ayicuruze Nyabugogo ku muhanda, mu buryo bwe ubona ko ari ubwo kwiteza imbere. Arahera ku 10,000, arashora 10,000, acuruze abizunguze bya 10,000 bizamuviremo butike y'100,000. Dufite ingero. So ukibaza kuri ubu urubyiruko cyangwa se uri kugerageza kubikora biri kwitwa ngo ubucuruzi buciriritse, ubucuruzi butajyanye n'iterambere. Kandi mu by'ukuri mboneraho no kuvuga ku byo Dumba yarayavuze, u Rwanda ruri pure kubera ko nago rufite resources, natural resources rushobora kwifashisha mu kugira ngo reproducing cyangwa se resolving ibibazo by'abanyarwanda muri rusange. Ikamvuge muri rusange kubera ko urasanga dufite overpopulation. Ikindi nuko aho gutura hari hasi cyane, ko dufite n'amanegeka menshi. Ubwo ndavuga imisozi, ndavuga ibishanga aho abantu batatura. Noneho bityo ya misozi nkuko Dumba yabivugaga, ugasanga irimo iratuma
naho twagahinze habura. So bityo aho amafaranga ari kuva hari kuba hakeya, by'umwihariko byagera nkatwe ku rubyiruko ugasanga no kugira ngo utacinge kuri ya mafaranga biragoye. N'amafaranga make ubonye ntabwo ushobora gutangiriramo igishoro kiri hasi. Usange igishoro wari ufite cy'ibihumbi 500 nta kintu gishobora kuvamo. Ikintu rero kizaba ni iki? Uzagura telefone nziza, uzagura telefone ifite kamera nziza kugira ngo byibuza uzabashe kuyikoresha video zo kuri YouTube urebe ko ushobora kuba wabona na bya bihumbi 10. Icyo kintu mucyumve neza. No kuvuga ngo mu bihumbi 500 umwana usoje segonderi, umwana usoje senior 6, ku muntu usoje university utarabona akazi, kuri wa muntu ukeneye kuzishyura amafaranga y'inguzanyo ya leta yamuhaye mu gihe yari ari kwiga ategereje kwihangira umurimo, agize amahirwe abonye ibihumbi 500. Mu bihumbi 500 tubwizanyije ukuri na business nimwe irimo urubyiruko rushobora kuvuga ngo rurashora hano mu Rwanda. No kuvuga ngo urajya kwandikisha umushinga wawe, inzu yonyine kubona location iraguhenda, kwishyura ipatante, kwishyura fagitire za IBM, ibijyanye n'umuriro, isuku n'umutekano n'iki naho kuba n'ibyo ugomba kujya no kwishyura abakozi, uhita usanga mu bihumbi 500 y'amafaranga yabaye makeya. So ikintu uzakora ni iki? Uzafata bya bihumbi 500 ugenda uguremo telefone ifata video neza, kubera ko maybe ntabwo ufite ubushobozi bwo kuba wagura kamera ya miliyoni cyangwa se ya miliyoni 2 cyangwa se kuzamura bitewe n'ubushobozi. Hano rero ikintu uzakora, uzagenda ugure telefone ifata video neza kugira ngo byibuze ubu mu content creator wo kuri YouTube ujye wifashisha video zawe, wenda ujye wifashisha telefone yawe ukora video za vlog, urebe ko byibuza muri bya bihumbi 100 bakureho 60 by'umusoro, kubera ko ntabwo igihugu cyacu kiri monetize, weho usigarane ya 30 wambaremo, nuguramo jacket imwe direct araba yashize, nugura jump nuko nugura penti direct. So nkaboneraho kuvuga ngo Dumba ntabwo ari ubushobozi cyangwa se kutandastandinga resources y'igihugu cyacu. No ntabwo ariko bimeze. Nuko ngo resource turabizi ko nayihari, biri gusaba ko ari twebwe twiremamo ubwo bushobozi bwo gushaka ibintu. Nukuvuga ngo ready kugira ngo mu Rwanda utere imbere, wabigereranya nuko wafata ishyamba ry'inzitane gutya, wenda hejuru ibiti byarapfutse, weho bikaba ngombwa ko uri kuzamuka ugomba gupfumurira hahandi bya biti byahuriye. Urumva bisaba gukoresha imbaraga ziri hejuru. Nabihuza rero no kuvuga ngo ku bucuruzi buciriritse bijyanye n'icyiciro buri muturarwanda wese yakabaye afite, ntago bukurikizwa, ntago bukorwa. Nkaboneraho no gusaba ababishinzwe ko bajya borohereza ababyeyi bacu, kubera ko wenda bavete niyo babivuze neza. Reka nshyiremo video ye wumve. Ntabwo nshigikiye abazunguzayi, ariko bayobozi dukunda, ribu ba ministri inzego z'umutekano, mwigisha abanyero n'ukuntu bafata abagore. Basa abazunguzayi b'abagabo bo nimushaka mujye munabakubita mu bace n'imigongo. Tekereza uriya muzunguzayi kazi ari kwirukanka, umunyero ndamwirukaho akikubita hasi ubwonko bugasandara agapfa. Uriya mwana akazakora bamubwira ngo umunyerondo yirutse kuri mama wawe aguhetsa arapfa. Wa munyendo ni waba warapfuye, uriya mwana yazagenda akakuzura akongera akakwica byanyabyo. Abana bahungu dukunda ba mama, kere kugiza amahirwe yitura hasi agapfana n'uwo mwana, ntihazagire umuntu gukurikirana. Ntabwo bara abazunguzayi bacuruza kugira ngo bagure V8, ntabwo ura muzunguzayi acuruza ibisheke kugira ngo abone tike yo kujya muri Canada. Acuruza ari kugira ngo arye umunsi umwe wonyine. Iyo abonye umugira neza umwana 5 amara iminsi 3 atagaruka imihanda. Ibyo mubwira ni ukuri. Ura mugore nabona gukuntu uri kumukaranga, nkabona ni nka mama uri gukaranga. Ngiye ntabwo ndi kubona na mama wenda ngo ni umuzunguzayi ndi kumuvugira. None ikintu kibabaje kurenzaho, umuntu wa mukarangaga ni umugore mugenzi we, ni umunyerondo kazi. Bombi barasa akamukaranga akajugunya ibisheke n'iki. Wenda uruhande rumwe ndabumva mwabanyerondo, hari igihe usho gusanga muza mu kazi mwashonje. Leta nibongera umushari kore mu misoro, mujye mu kazi mwariye mugira amafaranga. Wa munyerondo wetekereza uriya ari nka mama wawe ugasanga bari kumugaragura kuriye. Bikururu byumve neza, ndabizi iyi video izankuraho kuko irarebwa n'abarenga miliyoni.
tekereza ugasanga ni mama wawe, wabigenza ute? Mujya mwumva mukumva ngo umunyerondo ngo yapfuye, ngo yasanzwe muri gore yapfuye, mukarenganya abaturage. Ntimuzabe byaturutse, ubu sinkirenganya n'abarozi pe. Umuntu akajya kugurisha inka ye akagura uburozi bwo kwica umuntu, sinkirenganya abayobozi. Man, agahinda kanyishe, reka ndekera aho ngaho. So rero wenda ibi nabitinzeho birumvikana, ariko at least byibuza niba umuntu ari kugerageza kwicreatingira umurimo we, hagomba gushaka uburyo ki hagomba kubahirizwa uburenganzira bwe. So we are on the street vibes. Yewe rero mba ndi kugenda ndeba ibiri kuri iyi mihanda. Abazunguzayi bo kabisa bagomba gukorerwa ubuvugizi, kwere. So muri street vibes tugiramo fora ndinde. Ikindi kintu ugomba kumenya nuko kuri ubu ngubu indirimbo 5 utagomba gutwa, cyangwa se indirimbo kuri playlist yawe yo kuri wa gatandatu, indirimbo 5 zigomba kutabura kuri iyo list. Hari indirimbo yitwa Celebration by Brewdog feat Chris Hot and Comfort Ministries. Ni indirimbo nziza cyane Brewdog yakoze. Kuri ubu ngubu ngira ngo meruka kureba iri mu bihumbi 87 by'abamaze kuyireba ku muyoboro wa YouTube. Iyo ngiyo ikaba iri ku mwanya wa 5. Iri ku mwanya wa 4 ikaba yitwa Indani by Ivan Imano feat Riderman. By'umwihariko niba ukunda verse za Riderman, iyi ndirimbo yakubisemo verse bya atari. Iri ku mwanya wa 3 akaba ari indirimbo yitwa Ku Musaraba by Vestin and Dolokas. Niba ukunda gospel, niba ukunda religion, niba ukunda iyobokamana, niba ukunda uturimbo tugushyira muri mood, iyi ndirimbo ndayigushimiye kuba itabona muri playlist yawe. Naho indirimbo ya 2 ikaba yitwa Nareme by The Ben. Niba ukunda R&B, uturimbo tw'urukundo, uturimbo tugenda slow, uturimbo tumeze neza, Nareme by The Ben ndayigushimiye. Iri ku rutonde ikaba iyoboye n'uru rutonde rwa mbere. Numva utagomba kugotwa kuri wa gatandatu akaba ari indirimbo yitwa Uwo Waruzi by John B feat Neo Bosco. Iyi ndirimbo narayumvise ngeze aho ndavuga ni wow, dufite ubuhanga bw'abahanzi, dufite abantu bakora kweri. Reka muri fora ndinde tuvuge kuri Neo Bosco. Uyu munsi nifuje ko twamenya byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwa Neo Bosco ndetse na kariyeri. Neo Bosco ni umusore wabonye izuba kuwa 25 z'ukwa gatanu mu bihumbi 2000. Urahita ubyumva neza ko mu kwezi kwa gatanu itariki 25 azaba yujuje imyaka 26, ariko kuba atabigenderaho avuga ko ubu nyine afite imyaka 26. Uyu musore rero akaba yaragize ibyago. Uyu musore akaba yaragize ibyago byo kubura ubushobozi bwe bwo kureba ubwo yari afite imyaka 12, bityo biza no kumuviramo guhagarika amashuri y'igitaraganya kubera ko yasoje troncome gusa senior 3. Arafata umwanzuro nyine wo kujya gukomeza ku bijyanye na kariyeri ye, dore ko yakundaga kuririmba. Neo Bosco rero twaje kumumenya ubwo yagaragaraga ku kiganiro cyitwa Versus kibera kuri RTV televiziyo y'u Rwanda gikoreshejwe na Lucky Nzeyimana. Aho ni nyuma yuko Murinda Habirene yaje kumubona amukoresha interview, Barine Gahongayire barahura, ndetse nyuma baza gutegura ubushobozi, ndetse Neo Bosco akora indirimbo ye ya mbere yitwa Ubigenza Ute. Iyi ndirimbo rero akaba ari nayo yamufunguriye imiryango myinshi mu bijyanye na kariyeri ye. Neo Bosco ni umuhanga, yandikiye Vestina na Dolokas, yandikiye Chris, hari indirimbo nyinshi yagiye ashyiramo verses ze. Ngira ngo abazi ubwiza bw'ubuhanga bwe, abazi ubwenge bwe, ntago rwose n'ubu ngubu bahitishijemo niwe bahitamo. Neo Bosco rero 2025 n'umwaka wamugendekeye neza kubera ko umuziki we wamwinjirije arenga ibihumbi 4,441 n'ibice 2 by'amafaranga y'amadolari. No kuvuga ngo amadolari 4,441 n'ibice 2 by'amadolari. Kuri ubu ngubu rero Neo Bosco akaba ari umugabo, aho yasezeranye kubana akaramata na Irene. Ngira ngo ubukwe bwabaye mu minsi mikeya yashize. Reka rero tumubwire duti azagira urugo rwiza, ndetse mu rugo rwe ni hakabura ibyakira abashyitsi. Nuko ngo rero iyi ngiyi iki kiganiro
iyi ni video ya mbere ariko ngira ngo abari bazi n'ubundi kuri The Fear Empire asanzwe hanyuraho ibiganiro, harimo nka content yitwa Real Voice, aho uhamagara umukunzi cyangwa se ugahamagara mama wawe cyangwa ugahamagara papa wawe cyangwa ugahamagara umugore wawe, wahamagara mudugudu, wahamagara mutwara sibo, umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe gukoreye ibintu bikagukora ku mutima, ariko we maybe ko aba yarabikoze yumva nyine biri mu nshingano ze, ariko uyu warabihaye nyine agaciro. So uraza rero mu kiganiro cyitwa Real Voice ukamushimira, tukumva reaction ye, twumva we ese yabyibukaga, ese undi abifata gute. Nta kindi bigamije no kugira ngo dukomeze twongere ubusabane n'abantu bacu, dukomeze tubereke ko ibyo badukorera n'ibyo badukoreye nyine twabisevinze, twabishyize ku mutima, tutabyibagirwa, kandi buriya uwagukoreye ikintu cya danje ntukamwibagirwe. Reka ngushimire nkubwire ni ndi The Fear nkaba Empire, ikiganiro Street Vibes. Today we are Saturday, nakagaruka ntuzacikwe n'ikiganiro Street Vibes ku munsi w'ejo ku cyumweru, bizaba biri kuvugwa kuri iyi mihanda mu nda, abari byinshi guys, abari byinshi, ariko nzajya nyine nagerageza mbisamurayizinga, ngira ngo ibintu abari bombo chocolate. Komeza ugire ibihe byiza rero, kandi Imana ikurinde, Imana ikureba icyoroshye, iguha amafaranga, ikurinda amadeni, Imana iguhaza uburame, Imana iguha ibyiza, Imana ikongera ubwenge, Imana iguhata igikundiro, Imana iguhata amafaranga. Ladies and gentlemen, nakwifuriza ibintu byinshi. Reka ngushimire weho wakoze subscribe, nawe utarayikora nkubwire ni yikore kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Njye The Fear nagushimiye.